umwaka w'imikino urasojwe, umwaka w'imikino urarangiye, umwaka w'imikino mu gihugu cy'Ubwongereza, champion y'Ubwongereza Premier League birangiye, nyirayo abonetse, umwami w'igikombe, umwami wa Premier League y'umwaka ni Arsenal. Imyaka 22 irahagije kugira ngo ikipe ya Arsenal itware igikombe, ku 85 niyo igize muri shampiyona. Itiranye umukino rero irangiye ikipe yitwa Crystal Palace, igikombe tayari iragiteruye igishyize mu biri, igikombe cya 14 mu mateka y'ikipe ya Arsenal mu bikombe bya shampiyona, kikaba igikombe cya 4 cya Premier League kuva rino rushanwa ryahinduka kikitwa Premier League, igikombe cyayo cya 4. Twamera make aba Arsenal, hanyuma abantu bose mutishimye birumvikana, mwihangane, uyu mwaka si uwanyu, mutegereze undi nubwo bigoye. Arsenal nibutsa ko iyi weekend rwose kwa nose mutagenze neza cyangwa se ngo bigoye, muze kuza kwibuka kwinywera American Gin, mwinywere Bombastique, mwinywere ingwe yaragarutse, mwinywere Fimbo, kuvumeze neza, Fimbo is back. Hanyuma muze mugenze nta kibazo nyito cyane. Hanyuma abakunzi basore mwese mukwa bake muzamura imitima, dutara umukinyi w'umwaka muri Arsenal ni David Raya cyangwa ni Declan Rice, ngiye muri abo ngabo bari mu kandida imikino muri style, basoza umwaka w'imikino bameze neza cyane. Igikombe ariko yerekejwe n'insinzi, igikombe yerekejwe no gutwara igikombe batsindiye ikipe ya Crystal Palace mu rugo Selhurst Park. Gabriel Jesus watsinze igitego nyuma y'igihe kirekire nawe bitamukunde, ariko ubu ngubu yabashije kubikora, ndetse no bita Noni Madueke nawe watsinze igitego mu mukino wa nyuma wa shampiyona y'Abongereza, mu gihe ikipe ya Tottenham Hotspur nayo yaziritse umutsi ivuga atanga ntago bikunda, ntago ikiro twakinjizwa. Iyo byayisaga kubona n'utari rimwe gusa, ariko yamaze kubona bisobanuye ko niyo yanakwishyurwa muri minota n'ubundi irabikiri muri shampiyona y'Abongereza. Munsi wa nyuma, the final day ya Premier League rero, kugeza kuri uyu munota rwose dutegereje yuko batereka amapodium bakayategura neza cyane. Mikel Arteta kuva kuri David Raya, umuzamu witwaye neza cyane muri mwaka w'imikino, abakinnyi bose b'ikipe ya Arsenal kude chapeau kabisa. Byarangiye hagati y'ikipe ya Brighton na Manchester United, ibitego 3-0 bya Manchester rero yatsinzwe na Dorgu Mbwemo ndetse na Bruno Fernandes. Hanyuma Palace Arsenal 2-1, Fulham yabiteretsemo 2-0 bw'ikipe ya Newcastle, Liverpool 1-1 na Brentford, West Ham 3-0 kubita Leeds United. Hari indi mikino ikiri kugenda iba. Ubwo rero Mani ishobora byose, ni ibyishimo Deo. Ni ibyishimo wavugaga mu kanya gato, igihe kiba gishize ari kinini, ariko ni ibyishimo ku bafana b'ikipe ya Arsenal. Ni igikombe batwaye bagikwiye ku mbaraga nyinshi, kuri projet bubatse twagiye tugarukaho igihe kirekire, bikaba rero birangiye nyine bageze kuri asazo yo gutwara igikombe cyabo. Bakaba rero batwaye igikombe ku manota 85, sibyo? Yego. Ku manota 85 bakaba aribwo batwaye igikombe. Byumvikana ko rero ari ikintu cyo kwishimira cyane muri rusange, mu buryo bwose bagiye bahatana muri no sezo, batsinzwemo imikino mikeya, ariko nabwo yabaye equipe nziza cyane mu kugarira, byabafashije gutwara igikombe. Ari naho ya statement ya Ferguson yakuvugiye ngo attack ishobora gutsinda umukino ariko defense ikagutwarira igikombe. Twese turabibona ko imbaraga zikomeye z'ikipe ya Arsenal zibahesheje igikombe ziri mu bwugarizi, ziri mu bwugarizi mu buryo bukomeye, mu buryo bugaragara. Ntabwo wenda yabaye ikipe itsinda ibitego byinshi kuri buri match ngo igitsinda ibitego 3-4 gutyo, ariko bibiri by'ingenzi yabaga yabibonye, ndetse rimwe na rimwe ikagenda iva inyuma n'izo match twagera dukomoza nk'iza Newcastle, ariko ubwugarizi bwayo buba bwiza cyane ku buryo bukomeye, ku buryo bubahesheje igikombe. Baranahabaye ntabwo bavunitse igihe kinini nka kwa kundi umukinnyi yashobora kuvunika ngo abe yamara amezi ari hanze, cyane ndavuga abakinnyi bo muri defense yaba muzamu yaba William Saliba na Gabriel Magareshi babanzamo. Ubundi bigaragara wavunitsemo ni Timber, wagizemo ikibazo cy'imvune, ubundi ni Karafiori nyine buri munsi ufite izo ups and downs mu mvune. Yabaye equipe nziza cyane mu bwugarizi, nicyo kintu navuga gishingiyeho cyane, bakagira n'ibisubizo byinshi mu gutsinda ibitego.
kuko bafite abakinnyi barenga 17 batsinze ibitego. hari n'ikindi cy'uko ayo makosa yari yamaze kuyabona Mikel Arteta muri sezo zari zatambutse, yagerageje kugira swadi mu by'ukuri no hari uri Bukayo Saka ariko nagira umukinnyi bahari kandi agatanga almost cyangwa akanarenza ibyo wahaga ikipe. mu by'ukuri credit zose barazikwiriye, bose barabikoreye cyane, bose ni nabo mpamvu bagiye guhabwa imidari yabo mu kanya gatoya. Podium kubaka Sehas Park ku cyo ikipe ya Crystal Palace, buri mukinnyi wese w'ikipe ya Arsenal kugeza ku muto muri bo ariwe Max Doman ukoze n'amategeko gutwara igikombe, afite imyaka mike cyane 16, bagiye kuzamuka bose bakorwe mu ntoki ndetse bambikwe imidari yabo, banahabwa igikombe cyabo bagitware. Amanota 85 subwa mbere yagize kuva Mikel Arteta yaza, ariko n'ubwa mbere yatwaranye igikombe, n'ubwa mbere yatwaranye igikombe. Umuntu yakwitega ko ntabwo wenda umuntu ya predicting bya seziza, ariko kamem uko usoje umuntu yakwereka ko watangira no kwenda wazakomeza ubutaha. Basoje abakinnyi basoje no sezo, abenshi muri bo ni batoya ku myaka, barimo kongerwa amasezerano, banaga babuke bongerwa amasezerano, basariba bari bayabahaye n'abandi bakinnyi batandukanye. Mwumvise umuyobozi wabo Andrea Dore itavuga ati ku isoko n'ubundi tuzashira $300,000 n'ubundi nizagura abakinnyi bataze kugira imbaraga bongera mu ikipe ya Arsenal, kandi ni ikipe ubona ko nijya no ku isoko ryo kurekura abakinnyi, aho ishobora kuzarekura abakinnyi twabonaga ko n'ubundi atari byinshi bafashije. Rero icyo navuga ni kimwe nuko Arsenal n'ubundi mwaka utaha izaba iri mu makipe ahanganira igikombe ndetse cyo kugitwara. Navuga ko izaba ari nayo ya mbere kuko ni ekipe itazakora impinduka muri coaching as of now. Izagumana umutoza wayo, abakinnyi bayo benshi wari ubikomoje neza, hari abarimo barahabwa amasezerano mashya, abandi ni bashyashya ku buryo bagifite amasezerano, abo ba Zubimende, abo ba Yokeresh, abo ba Eze, abo ba Hinkapi, na abakinnyi nyine umwaka utaha nabo bazaba bavuga ngo ni umwaka wo gukomeza gufatiraho. Abarimo bamazemo igihe barimo ba Odegaard, barimo ba Gabriel Magalhaes mu myaka 28. Nta mukinnyi nyine ubona ko wavuga ngo yarari ku gasongero ke mu myaka asohoka nk'uko wenda bavuga Bernardo Silva, nk'uko wenda bavuga Salah. Nta bakinnyi nyine ubona ko sezita bagihari ushatse navuga ko abakinnyi babo bose wenda uretse Rai uri mu myaka 30, ariko nawe izindi sezo nk'ibyo tuzazi guhereza, ufite igihe gihagije cyo gukina niyo zaba nenye ahubwo yazikina neza, bizaterwa nuko bazaba bashaka. Ariko ngiye mbona n'umwaka utayizaba ari grand favorite rwose, niyo ya mbere kuko urebye City izayitandukanye n'umutoza n'aba key players. Urebye ibyo twavugaga Chelsea cyari ku ishansiye, Manchester United nuko ngoko ifite umutoza mushyashya tugiye kureba ese nihinjiramo mu mikino bizagenda gute. Hagiye kuzamo iyo Liverpool izakora impinduka nyinshi, turabona ko itandukanye n'abakinnyi babiri b'ingenzi, nayo ikiri ku ishansiye n'abakinnyi benshi barimo kwinjira. Mbona rwose n'ubundi ikipe ya Arsenal zitaha n'ubundi zaba ariyo grand favorite ku kigero kiri hejuru kurusha izindi, ku kigero kiri hejuru kuko Nasiri n'ubundi azaba ari defending champion Arsenal. Yego cyane rwose kuko rega nayo izahubwo izaba ifite amahirwe nkuko Deus yanabivugaga. Ubundi akenshi ikipe yatwaye igikombe tuyiha amahirwe umwaka ukurikiye. Icya kabiri kuko Deus yavuze, birashoboka ko ubu ntituramenya niba Liverpool izaba igifite Arne Slot. Man City bahanganaga igikombe umwaka ukurikiye, utaha izaba ifite umutoza mushya, Chelsea ifite umutoza mushya. Birashoboka ko Liverpool yaba ifite mushya. Yego. Manchester United nayo ntabwo izaba ifite umutoza mushya. Palace the same. Ikipe yitwa Aston Villa ntabwo izaba ifite umutoza mushya. So umwaka utaha n'ubundi Arsenal ukurikije squad imenyeranye ikiri igikomeye, baracyari batoya ku myaka 25-26, bafite experience zari muri 28. So mbona izaba igihabwa amahirwe Arsenal, ni bizaterwa n'abakinnyi zongeramo nanone. Kuri Benjamin Gicumi natangira nkubaza ngo tunamuhe n'ikaze, ubaye uri Mikel Arteta ubwo tuguhaye ikaze. Ubaye uri Mikel Arteta wasereburute iki gikombe ijoro ryawe ryaba ripanze rite? Je nibaza ko ubundi bigoye no kubona uko yanabiserebura. Kuko ni ibintu birenze. Yego. Ni ibintu birenze, ni ndavuga ngo ni generation agiye kuyobora nka generation y'abatoza bato twabonye ari abakinnyi. Arteta ari umukinnyi twarambonye ari captain wa Arsenal. Sure. Mu gihe twatumenyere ko Premier League iza gutwarwa nyine na batoza bamaze gukora ibigwi, bamaze gukora amateka aremereye cyane, we navuga ko ni kizere yagiriwe, ahabwa umwanya arubaka yubaka equipe kugeza ubwo atwaye igikombe cya champions. Yego. Mwagarutse ku bintu byinshi, ariko gutwara Premier League
warabaye umukinnyi muri Premier League hashize imyaka myinshi Cyane. ababikoze ni babasaza ni abantu b'abasaza bari aho ngaho. Ikindi navuga ni ugushimira n'ubuyobozi bw'ikipe ya Arsenal kuko bwarihanganye pe. patience bagize bwarihanganye uwavuga ko mu by'ukuri iki gikombe Arsenal yaba yaragiteguye umushinga ukategurwa neza ukagera ku musozo. ari we wari kuba waramwirukanye njyewe nari kuba naramwirukanye yes ariko kuba ntaramwirukanye nuko ntari mfite ubushobozi rwose yagomba kujya yiguha yanditse mu kuba ataragize ubushobozi bwo kumwirukana ndizera ko no mu mitima yabo banezerewe. sure Okay. Rero Benjamin iki gihembo ni icyawe nk'umunyamakuru mwiza wogeje neza wogeje neza best commentator of the year. oya kandi agize ugize ngo iki umunyamakuru mwiza rero wogeze umupira w'amaguru hano kuri BNB muri Sport Bar. best commentator of the iki year gihembo cyawe rwose Beni Kubarisi kora no mu mufuka tubwire n'ukuri Kora no mu mufuka. ifaranga fuadi yampaye ryo waje urinyaka waryihembye mbere urarifite mu mufuka wawe. ifaranga ryaho narindi ndi kuva mu majyaruguru waje waryumvaga. ubitekereza nabonye bazamuye envelope nshaka kwandika ntinyaboneka mutayihanasire. Hano rero hari twabivuze ikindi gihembo nacyo timu we na yakugeneye fuadi timu yakugeneye we na fuadi mwabaye abayobozi beza mwabaye abayobozi ba beza sports bar mwatangiye iki kiganiro kuva 2020 ndakeka yego mu kwezi kwa karindwi tariki enye naho n'ubundi mwari muvuye mwaje mukimuye so twebwe twabashimiye kuba mwaratwakiriye mwarabaye ibuye ry'ifatizo mwabaye ibuye ry'ifatizo kandi mutubera abayobozi beza. ubwo ukomereza wenda nutaza guhinduka turabisangira ariko turagushimiye cyane. amashyi rwose kuri Kuba umunyamakuru mwiza w'umwaka mu kogeza ndetse n'umuyobozi reba rero mwiza kuva wavuye mu rugo nta kintu ufite ugacyura ibyo bintu ari ibintu se wagiye urira basi. naje abantu bari kumpamagara kuri radiyo bambwira bati banguka ntabwo nari nzi ko ari gutya bimeze. yego nari nzi ko ari gutya bimeze ariko ntababeshye mbona nta n'akandi kazi twashobora katari ukuvuga rwose simbabeshye jyewe mba nimva nta kandi kazi nashobora. akazi nshoboye gukora naka niyo mpamvu nshyiramo imbaraga zose. Ikindi cya kabiri ariko njye nta nubwo nshimishwa n'ibi ngibi gusa nshimishwa no kubona tutari twenyine nyine nk'uko mwanabivugaga. ndabyibuka dutangira hano timu yari itaraguka mu by'ukuri ariko umuvandimwe we twari twaraganye imigende nyine n'iki ariko aho bimaze kugera ubu ngubu njye niyo nagenda nkamara n'icyumweru niyo namara n'ukwezi mba mbizi neza ko nta byangirika kubera ko navuga ngo nabaye sindera ibuye. icyo ni ikintu cyiza cyane. so naho ubundi rero nanjye nyoboye abayoborwa hano ninjye muyobozi w'abayoborwa. njye muyobozi w'abayoborwa kandi tuyoboka neza pe naho wenda bishaka kugira ni intege nke za muntu ariko tuyoboka neza ubusanzwe. ndishimye ko iki gihembo nkibonye na Arsenal yatwaye igikombe. hari akantu mutavuze mu umusesenguzi mwiza sinzi impamvu atakagarutseho. Arsenal itwaye igikombe idatewe penalty. itwaye igikombe cya shampiyona itabonye ikarita itukura. niyo mpamvu nambaye umupira jewe umutuku. yego kwa kugira ngo ninza kugiraho ntambuka bamvumbishe batanyishisha. nibaza kureba ibyanditseho wenda ntago baza kubibona cyane ariko mu by'ukuri jewe nishimira kuba nanjye ndi muri timu nziza ikora ko BNB rwose ntakubeshye Sport Bar first of all ni ikiganiro cyiza. niyo ntakoze ngenda cyumva ngitega amatwi. ikindi cya kabiri kirimo impano z'abanyamakuru kirimo umumama mwiza umunyamakuru mwiza umuhanga umusherisheri cyane ibintu byose arabyumva. kirimo abapapa kirimo abasore kirimo abatanga icyizere kirimo nabo tuzihanganira kuko na Arsenal imaze imyaka 7 yihanganye. why not hashize imyaka 22 nta waruzi ibi bintu sindacika icyizere. still trusting my friend
rwose ndacyatrustinga process kwa Nasiri rwose Sure. pese inkubeshye ubu bya bintu byo kuvuga ngo yatangaje nta gitutu ntaki igihe kizagera nk'uko Arsenal gitwaye muhungu wanjye nzamujya inyuma ibyo ni ibintu byiza cyane so ndabashimiye rero kazumutsi rero ibigiye gukurikiraho nibyo byiza cyane kurushaho turacyafite finale ya Champions League ku munsi wo kwa gatandatu kandi mu bisengera Arsenal ikomeza itanga ibyishimo no kubivumba biremewe nta kibazo turacyafite igikombe cy'isi kigiye kuza kizaba kirimo udushya twinshi cyane tubona no kubwira abadukurikiye ko iki gikombe cy'isi imikino myinshi tuzaba turi muri Camp Kigali hari village dufatanyije n'uruganda rwa Skol teguye neza abantu bazajya baza bakarebera umupira hari icyo kunywa n'icyo kurya byose biteguye biri ku murongo zose ni gahunda rero tubategurira kugira ngo turusheho kubana neza naho ubundi umupira uraryoha umupira w'amaguru uraryoha kuwogeza biraryoha cyane kuwuvuga kuwuganira biraryoha kuwureba biraryoha n'uwo bitaryoheye ntabwo ariko bihora buriya ushobora gufana ikipe uyu munsi igatsinda ikagushimisha ejo ntigushimishe ariko ubizi neza ko ubutaha azaba ari wowe so mu by'ukuri rero poromosiyo zanjye naho zagarukiraga umukinnyi w'umwaka muri Arsenal kuri Barca urabona ari Bruno Fernandes Bruno ntabwo akina Arsenal muri Arsenal mw'imbere yego mw'imbere apana muri shampiyona bo sinzi impamvu abazamu ntabwo bakunda kugira amahirwe yakaba yari David Raya ariko kuri nge navuga ko ari Declan Rice kuko Declan yatanze imbaraga atanga n'ubuyobozi n'icyizere muri bagenzi be kwa kudacika intege kwaranze abakinnyi b'ikipe Arsenal naho bikomeye wabonaga ko ari ufatiye mbere mu kubagarura no kubumvisha yuko ibintu bigishoboka ariko ubundi rwose nko mu maso yanjye mu mikino nogeje Arsenal niyo narebye yarangiye niyo nabonye ntari kuyogeza David Raya yabaye umukinnyi udasanzwe n'ikibazo bagira igikombe yabaye umukinnyi udasanzwe kasi so ni naho rero dusoreje gahunda y'uyu munsi yo gusoza dusoje atagiteruye cyangwa babigize twagiteruye ndavuga Odegaard Seros Parker bagenze bite bihagaze bite umukozi w'umwaka Lincoln natubwira uko bihagaze banza bakiri kugira banza babi batabiye kubitegura buriya cishijeho kubitegura bari kubaka stage so ubwo se nitunyanyagiye tugiye kugiterura ahandi tugiye kwiyakira